Kazungu we ejo wabeshye ndetse ko ari tariki yo kubeshya Fred we nawe nta muntu ejo wabeshye ejo warabyibagiwe twagiye cyakoze njye nimugara nakomeje kubeshyera kuko nari mbizi ko ari tariki yo kubeshya twagiye reka twumve n'abandi bagiye babeshya nandi makuru muje kuvatanga amakuru byinshi dore ko umunsi w'ejo warangije byari tariki yo kubeshya bimwe mu binyoma byahize ibindi mu mateka y'umunsi wo kubeshya. Tariki ya mbere Mata ni umunsi umaze kumenyerwa cyane nk'uwahariwe kubeshya. Abantu benshi bahimba ibinyoma bagashuka bagenzi babo ariko mu buryo bugamije kwidagadura. Kimwe mu kinyoma cyahize ikindi ku munsi nk'uyu ni icyo mu 1957 icyo gihe mu kiganiro Panorama televiziyo ya BBC yabeshye ko abahinzi bo mu Busuwisi bishimiye umusaruro w'amakaroni. Ahangaha bari babeshye ko amakaroni barimo barayahinga mu mirima. Kugira ngo abareba ikiganiro bemere iki kinyoma, iyi televiziyo yerekanye amashusho y'abahinzi bari gusarura amakaroni ku biti nk'imbuto. Amafoto ndibuza kuyashyiraho muraza kuyabona, abahinzi barimo barasarura amakaroni ku biti bimeze neza neza nk'imbuto. Ni ikinyoma cyamenyekanye cyane kubera ko abaturage basanze kwizera ko ibyo bintu bishoboka ndetse batangira no kubaza uko nabo bahinga amakaroni, nyamara byari bizwi ko inganda arizo ziyatunganya. Mu 1965 ikinyamakuru cyo muri Denmark cyatangaje ko leta yashyizeho itegeko ryo guhindura imbwa zose umweru mu rwego rwo kwirinda impanuka zibera mu muhanda nijoro, kuko imbwa z'umweru ziba zigaragara mu ijoro. Bitewe n'uko nta tangazo leta yigeze isohora rirebana no guhindura amabara y'imbwa, bamwe mu baturage bakurikira amakuru basanze cyari ikinyoma bagitesha agaciro. Mu 1987 muri Norvège hakwirakwijwe ibihuha by'uko leta igiye gutanga inzoga zingana na litiro ibihumbi 10 zatswe abari bazinjije mu gihugu binyuranyije n'amategeko. Icyo gihe abaturage bagiye ahantu byavugaga ko hari butangirwe izo nzoga bafite endobo n'amacupa byo kuzishyiramo, basanga cyari ikinyoma. Mu 1993 ikinyamakuru cyo mu Bushinwa cyitwa China Youth Day cyatangaje ko leta yemereye abafite impamyabushobozi y'ikirenga kubyara abana barenze umwe mu rwego rwo kugabanya impuguke z'abanyamahanga. Abantu benshi bizeye aya makuru ndetse n'ibindi binyamakuru bitangira kuyandikaho. Nibwo leta y'Ubushinwa yasohoye itangazo rivuguruza aya makuru ndetse ivuga ko umunsi wo kubeshya ari umuco w'abanyaburayi atari uw'Abashinwa. Imashini Samuel igihe akadomo.com. Nandi makuru abonera no kwishyamakuru cyacu cya akadomo.com ariko mu buryo bw'incamake nuko Rutsiro uruhinja rwasanzwe mu musarane rwapfuye. Hari aho ubujuje imyaka 143 menya inkomoko y'umunsi wo kubeshya itavugwaho rumwe. Hari abasabye ko yavaho imiguke z'abadepite ku mikorere ya BDF ishinzwa kutagera ku baturage benshi. Trump yasanishije urubanza rwe n'urwa Marine Le Pen mu Bufaransa. Umunyamabanga mukuru mushya wa RIB yatangiye imirimo. Burkina Faso Perezida Traoré yababariye abasirikare bashatse guhirika ubutegetsi. Abaturage bakanguriwe gushinganisha ibihingwa n'amatungo birinda ibihombo.
kandi turi bwahabone yuko hari bimwe mu binyoma byahise ibindi ku munsi nk'uyu nguyu wo kubeshya. Nigeria Lasafavra imaze guhitana abantu 118. Israel yongeye kugaba igitero i Beirut. Leta RDC yizera ko ingabo za SADC zizataha FCM 23 yavuye i Goma. Uganda yemeje ko abapilot bari baturutse i Kampala bashimutiwe muri Kivu y'Amajyepfo. Mashimwe Samuel igihe akadomo.com. Nandi makore maravuga mu byo bw'imyidagaduro nuko Yamano yaciye bugufi agasaba imbabazi Marina. Yamano yaciye bugufi asaba imbabazi Marina yari amaze iminsi yatsaho umuriro kubera indirimbo bakoranye ntibabashe kumvikana, ibyatumye isibwa kuri YouTube ku busabe bw'uyu muhanzikazi utari yishimiye ko yasohotse ari amajwi gusa. Mu minsi ishishe Yamano yasabye Marina ko bakorana indirimbo bise Urw'agahararo. Icyakora uyu muhanzi aza kuyisohora atayikoreye amashusho, birakaza uyu muhanzikazi wahise asaba YouTube ko yayisiba. Nyuma yo gusiba indirimbo Yamano yararakaye ndetse inshuro nyinshi akajya yumvikana mu biganiro yikoma Marina, ibyatumye uyu muhanzikazi nawe avayo akora inyandiko igaragaza ko yarenganye. Marina yagaragaje ko gusibisha indirimbo ya Yamano byatewe n'uko atubahirije ibyo bari bumvikanye, bityo ahamya ko mu rwego rwo kurengera iterambere ry'umwuga we yahisemo kuyisiba. Nyuma yo kubona ko Marina yarakaye agira n'ibyo avuga ku bimaze iminsi bivugwa na Yamano, yahisemo guca bugufi amusaba imbabazi. Ati Marina ni umuhanzikazi mwiza nkunda kandi nubaha, niyo mpamvu twakoranye indirimbo nziza. Ibyabaye sinumvaga ko byanagera aha, umbabarire mwamikazi, ibaze twanganye ntibyashoboka pe. Uyu mukobwa w'igihugu ni impano irenze, nimumutege nimudutege amatwi kuko twe nk'abahanzi nta kindi dushinzwe uretse kubaha imiziki kandi myiza. Ibi Yamano arabivuga mu gihe indirimbo Urw'agahararo yakoranye na Marina yo yamaze gusibwa kuri YouTube. Icyakora wenda mu gihe baba bumvikanye bakaba bayikora ikajya hanze mu buryo bwumvikanyeho. Mashimwe Samuel igihe akadomo.com.